Yesu ashimwe. Dushimye Imana iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, turebera hamwe ibyadufashije mu bice twasomye none. Uyu munsi twasomye mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 11 n'igice cya 12, dusoma muri Zaburi ya 50, dusoma no mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye ab'Ikorinto igice cya mbere. Imana iduhane umugisha. Muri ibi bitabo twasomye, munyemerere twize kwibanda ku gice cya 11 cy'igitabo cy'Abacamanza, aho dusanga inkuru z'umuntu witwa Yefuta. Yefuta uyu Bibiliya yamutubwiye mu ncamake, ariko itubwira ibintu bikomeye byamuranze. Yavuze ngo duhere ku murongo wa mbere, nuko Yefuta w'umunyegaleyadi yari umunyembaraga w'intwari, kandi yari umwana wa Maraya. Kandi Gileyadi niwe bamubyaranye, ariko umugore wa Gileyadi amubyarira abahungu. Abo bamaze gukura birukana Yefuta, baramubwira bati, nta mugabane ufite mu bya data, kuko uri umwana w'undi mugore. Nuko Yefuta ahunga bene se, ahungira mu gihugu cy'i Tobu, aturayo. Maze Yefuta ateranya abantu b'inguguzi, bakajya batera abandi. Imana idufashe kandi tugirire neza. Uyu muntu witwa Yefuta aratangaje. Bibiliya yavuze ko ari umunyembaraga kandi w'intwari, ariko by'ukuri wahuye n'ikintu nakwita igikomere mu buzima. Nk'uko dufite abantu bagiye bakomeretswa n'ibintu bitandukanye, ndetse cyangwa baba bafite kese nk'iyi ngiyi ya Yefuta. Ariko ikintu gitangaje, nubwo bakomeretse, nubwo bafite ibintu twavuga ko byababaje mu buzima bwabo, cyangwa amateka y'ubuzima bwabo akaba arimo ibikomere, ariko ntibyamubujije kuba intwari, ntibyamubujije kuba umuyobozi w'Abisiraheli. Nitukomeza gusoma, cyangwa uko mwabibonye mubisoma, mwabonye ko Yefuta yaje kuba umutware, arayobora, aba umucamanza w'Abisiraheli. Imana itugirire neza cyane. Buriya iyo umuntu yisunze Imana akabana nayo, akahise pase ye ntago yamubuza kuba umuntu ukomeye. Oya, kuko pase ye ntago ari ikigenga ubuzima bwe, ahubwo Imana umuremyi wacu niwe ugenga ubuzima bwacu. Iyo ibintu tubashije kubyumva, bituma tuba abantu badasanzwe, nubwo ahahise hacu haba hatubwira ko ntacyo tuzaba cyo. Wikumva rero ijwi ry'ahahise hawe, ahubwo tumvira Kristo. Ubuzima bwawe bushingire ku Mana yakuremye, kuko Imana yo niyo ifite icyerekezo nyakuri cy'ubuzima bwawe. Imana itugirire neza cyane. Kuko twakomeje rero kubisoma muri iki gitabo cy'Abacamanza igice cya 11, dukomeje ku murongo wa 4, haranditse ngo, hahise iminsi Abamoni barwanya Abayisiraheli. Nuko Abamoni bakibarwanya, abakuru ba Galeyadi batuma kuri Yefuta ngo acikuke ave mu gihugu cy'i Tobu. Baramubwira bati, ngwino ube umugaba wacu, tubone uko turwanya Abamoni. Yefuta ababwira abakuru b'i Galeyadi ati, mbese si mwe mwanyanze mukanyirukana mu bya data? Ni iki gituma muza kunshaka ubu? Nuko mubabaye? Nuko abakuru b'i Galeyadi basubiza Yefuta bati, igitumye tuguhindukiriye ubu ni ukugira ngo tujyane tubone kurwana n'Abamoni. Nitumara gutsinda, uzaba umutware wacu, utware abatuye i Galeyadi bose. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Mu by'ukuri nabo bari bazi nyine ko bamwirukanye, ariko bari bamukeneye kuko yari intwari. Bari bafite urugamba bagomba kurwana, bamukeneyemo, bumva batsinda kubera yuko bafatanyije nawe.
bari bafite ibyiringiro byo gutsinda, ariko bajyanye na Yefuta, kuko Bibiliya yatubwiye ngo yari umunyembaraga kandi w'intwari. Imana idufashe kandi tugirire neza. Kandi ikindi gikomeye, Yefuta ntabwo yari yiringiye imbaraga ze, yari yiringiye imbaraga z'Imana, ko yarababwiye ati Uwiteka nangabiza bano babisha tukabatsinda, ntimuzanyihinduka mukongera mukanyirukana. Baramurahira, baramubwira ati Uwiteka abe umuhamya hagati yacu. Baramurahira, nuko Yefuta yiyemeza kurwana n'Abamoni, ariko akora ikindi kintu cy'ubwenge. Aravuga ati ariko ntibaba bafite ibindi bintu bapfa, nkaba ngiye kubahohotera, ahari Imana ntizabane nanjye muri uru rugamba. Ariko atuma intumwa ku Bamoni, aravuga ati ubundi turapfa iki, ni iki gituma mudutera? Barisobanura, ariko Yefuta aza gusanga Abamoni aribo babiyenjejeho, yemera kurwana urwo rugamba, kandi koko Uwiteka arabamugabiza, ahiga n'umuhigo ukomeye cyane, ku buryo Yefuta yangishije ikindi kintu, guha agaciro ikintu wabwiye Imana. Yahaye agaciro ijambo yabwiye Imana, kuko yavuze ati ikintu kizasohoka mu nzu mvuye ku rugamba nzakigutambira, kibe igitambo nkigutambire. Hagiye hasohoka umwana we kandi w'ikinege, umwe w'umukobwa. Ariko Yefuta ntiyivuguruza ku byo yabwiye Imana. Ikindi gitangaje kigaragaza ko mu rugo rwabo iyo rangaje bayumvaga yo guhigura umuhigo, ni uko umwana we nawe yabaye determine, avuga ati nta kibazo papa, uzampigure, gusa nta mezi 2 ndirira ubukumi bwanjye, kuko nyine yari atarigera arongorwa. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Byumvikana ko mu rugo rwabo bari bazi guhiga umuhigo icyo bivuze, no kuwuhigura icyo bivuze, kuko babyumvikanyeho nta mananiza abayeho. Jya wishingikiriza ku Uwiteka. Pase yawe ibyo ikubwira, ibyo wanyuzemo ibyo bikubwira, ntabwo ari byo bidetermine ibyo uzaba byo imbere ahangaha. Oya, Imana igufitiye ubuzima bwiza nuyishingikirizaho. Nkiri hano nahise ntekereza ku muntu utarizera Kristo nk'umwami n'umukiza we, ngo amugire ibyiringiro by'ubuzima, numva ahora yihebye. Ariko ndagushishikaje muntu urimo wumvira ijambo, niba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, umwakire, umwizere, umwikomezeho, umwishingikirizeho, wemere ko ari we w'icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Ukwiheba bizarangira, uzaba intwari, azagukoresha ibintu bikomeye, uzaba umuntu w'umumaro muri sosiyete ya none n'ejo hazaza, kubwo kwishingikiriza ku Uwiteka, si kubw'amaboko no kubw'imbaraga zawe, ariko Imana ituye muri wowe imbere yagukoresha iby'ubutwari, waba umuntu ukomeye kubwo kwiringira Imana. Nubwo ahahise hawe havuga ibinyuranye n'ibyo ubwiye, ariko birashoboka, nk'uko tubonye kuntu Yefuta byamugendekeye. Nubwo bamwirukanye, nubwo yari umwana w'indaya, ntibyamubujije kuza ngo ategeke Abisiraheli, kubwo kwishingikiriza ku Uwiteka no kumwikomezaho, kandi akarinda ijambo yavuganye nawe, ibyo yemereye Imana akabikora, nubwo byari bikomeye kandi bigoye. Imana idufashe kandi tugirire neza. Reka nsoze umusomyi w'uyu munsi mvuge ku ijambo twazirikanye none riri mu gitabo cy'Abikorinto ba kabiri, igice cya 1 umurongo wa 3 n'uwa 4. Ishima Imana, avuga ngo hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na se, ariyo na data wa twese w'imbabazi, n'Imana nyir'ihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumuriza ihumure twahawe n'Imana. Imana ishimwe kandi Imana iguhe umugisha. Amen.